icyambere nuko umuyobozi umuryango wa FPR Inkotanyi uvuga ari umuntu ugomba kuba akorera ku ntego zayo. Intego za FPR Inkotanyi zigizwe n'amahame remezo y'umuryango. Nta muyobozi muri FPR uhimbira ibye. Umuryango wamaze kubyubaka byose. Uyu munsi chairman wa Nyarugenge aramutse ataruriya atari nyakohadeya akaba n'undi wari wese wicaye hano nta kintu gishya yabaje guhimba, kuko structure imiyoborere n'imikorere irubatse. Benshi bajya bibaza ko u Rwanda ruteye. Mu Rwanda nicyo gihugu cyonyine buri muturage wese ari umuyobozi. Tumanuka tujye mu isibo murebe, sibyo? Mu isibo hariya hasi uko tugenda tuzamuka udafite inshingano mu isibo azifite ahantu akorera. Bivuze rero uru ni u Rwanda rw'abakozi, ni u Rwanda rw'abayobozi. Twitwara dute rero muri iyo mpinduramatwara? Ijambo impinduramatwara ni revolution. Mu minsi yashize nyakwa chairman nigeze kutuganiriza muri Unity Club, arimo kwibaza abanyafurika icyo turwaye, twabaye iki gituma n'uyu munsi tukiri abangaba tumeze gutya. Mu Gisiramu mvuga sabirira, gusabiriza ahari simbizi bari icyo bivuga, ariko nzi ko natwinde birabo burumva hari dukeya. Urabona umuntu ukabona ntabwo yuzuye neza, n'umuyobozi w'akarere urabona hari ibindi bintu ategereje ku muyobozi wundi wo hejuru ye. Ubwo gitifu umurenge we ntabwo namuvuzeho, cyangwa w'akagari, cyangwa umukuru w'umudugudu na butwara sibo. Umuyobozi impinduramatwara aba agomba kuba yumva icyo cyitwa ideology y'umuryango wa FPR Inkotanyi, imirongo migari ya politiki yo kuyobora iki gihugu. Niba guha kuyobora akagari ka Kabuguru ya mbere cyangwa ya kabiri, cyangwa se kano kagari ka Kiyovu, cyangwa ukabura umuyobozi mu nama njyanama yako, uhitegereza guidance, guhabwa amabwiriza. Oya, icarana n'abaturage bawe, wicarane nabo mufatanyije kuyobora, mubazanye ngo hano dukwiye gukora iki. Ibi ngibi ndagira ngo mbibabwire yuko umuryango wa FPR Inkotanyi hari ibyo utunenga. Kwa gatandatu wa nyuma w'ukwezi tujya mu muganda, ariko ni umuganda udateguye. Abantu bo mu Kiyovu, abantu bo muri Nyarugenge hano hagati, ntabwo nzi uko hitwa ubwo hagati ya Mateusi na Commerciale, kwa gatandatu w'umuganda dukora iki? Uretse kuba gusa buri wese azi yuko afite kupa mu rugo, kandi ubwo turi ku mpeshyi nta byatsi bihari byo gukupa, ariko ukajya kubona ukabona umuntu asohotse mu nzu na kupa irajya gukupa iki hano muri iyi mihanda yo muri free zone, ka free zone nta gihari. Bivuze rero yuko impinduramatwara yacu ntabwo turayumva, sibyo? Hanze urugero ruto kugira ngo mwumve yuko hari ibikorwa byinshi, hari imirongo migari twebwe tutari twagira yacu. Turimo turavuga abo bakobwa n'abadamu bacuruza imibiri yabo, atari ukubera ko ari ubukene, kubera ko gusa ari ingeso. Nyamara bari mu midugudu, bari mu isibo yacu. Nta nubwo babayeho nabi kuvuga yuko barimo gushaka ikiri buze kubatunga muri uyu munsi n'ijoro rizaza ejo, ariko twarabifashe tubigira iby'abandi ku ruhande. Uwo ntabwo ari umuyobozi impinduramatwara. Amasaha yacu y'akazi, amasaha yo gukora, cyane cyane muri utu dukaritsiye two hirya mu nguni. Nababwiye ko ngewe ndi umuturage wacu hano Nyarugenge, mba ngenda mandeba. Iyo ukasa ahantu usanga abantu barayobotse utu tuyoga twadutse, n'utwo mu nganda biba byanditseho, hariho na S-mark ya RSB, ariko ikintu cyitwa ibisindisha, inzoga,
no kuvuga ibiyobyabwenge bimwe bikomeye byo kuvuga ngo umuntu afite urumogi cyangwa n'iki. Mbanze mvuge mbese ikintu twamaze kwakira muri community y'Abanyarwanda. Umuturanyi wanjye birazwi yuko ari kazizi, yinjira mu kabari saa 4 za mu gitondo akagasohokamo saa 7 za nijoro. Mu gitondo nta uzi ikindi kintu ari buze gukora, ariko nta uramubaza ngo utungwa n'iki. Aya mafaranga tuvuge yuko afite amazu apanzemo abantu akodesha, ubwo bukode bwashiriye mu kabari. Ariko wowe nanjye duturanye nta kintu na kimwe turabivugaho. Dutegereje ko nyakubahwa chairman ubwe azabitubwira, noneho twangiza tukaza tukajya kubikora nabi. Murabizi iyo duhaye umurongo tugenderaho yuko tutajya tunabubahiriza. Hari ibyo tubwira twarageze twe tukagenda tukamanuka nk'amarobo adatekereza. Ubu munsi azavuga ku kintu kijyanye n'izi nzoga z'ingorano, akavuga ku kintu kijyanye n'ubusinzi n'ubwomanzi n'uburaya, twe tuzamanuka tumeze nk'abantu batareba. Nta scenario nimwe, nta kintu na kimwe twateguye, nta bintu byo kuvuga ngo dutegure byibura. Ubundi iyo ujya gukora ikintu, ujya gushyira ikintu mu bikorwa, urubanza ukagikorera experience. Muraza kumbabarira indimi z'amahanga zangijemo, nkorera muri service zitwara abagenzi mu kirere, tuvuga indimi. Ubundi ngende umunyarwanda uvuga ikinyarwanda cyuzuye, ariko hari ahantu nyine muza kumva kakajya kaza k'agafaransa cyangwa kongereza cyangwa gaswahili, nabyo birakunda. Icyo nshaka kuvuga, niduhabwa umukoro tujye tubanza twicare natwe ubwacu tuwibazeho, tuwukoreho. Sibyo bayobozi? Niduhabwa umukoro wo kuvuga ngo abaturage bacu bafite umwanda, niba tubwira ngo ibitaka ntabwo bikwiye kwinjira muri kaburimbo, ntabwo ari ukugenda ngo duhite tuvuga ngo uriya muntu wahinze ibishyimbo bimaze kuba uruyange ngo turabiranduye. Sibyo? Muri bo muranyumva? Kuko iyo ntabire nuyiranduramo ibyo ngibyo, ejo mu gitondo irabibaye byone. Ariko nanone ntabwo dukwiye gutuma aho hantu hakorerwa ibyo hatagenewe. Ibyo mujye mubyumva kandi mubigira ibyanyu, kuko birangira n'ubundi byitiriwe imiyoborere ya FPR Inkotanyi, kubera ko ntabwo twigeze tubitekerezaho. Niba ufite ari imwe ihinze ibishyimbo byatewe mu kwezi kwa 11 cyangwa kwa 12 cyangwa mu kwa mbere, no kuvuga ngo mu kwezi kwa 3, mu mpera z'ukwa 3, mu kwa 4 bizasarurwa. Bizasarurwa ari igitonore cyangwa se bizarindira byume. Twangije ibintu bibiri: ubukungu bw'igihugu, twangije isuku twashakaga, twangije n'ibiti. Ariko kuko tutigeze tubiganiraho, icyo gusa kikagenda kigahita kibyangiza. Ubwo muzi ibintu byinshi tumaze kwangiza. Nk'abayobozi bagomba kugira impinduramatwara ya FPR Inkotanyi. Umuyobozi impinduramatwara rero muri FPR Inkotanyi akorana n'abandi. Ntabwo ari icyemezo cyanjye ngewe gishyirwa mu bikorwa igihe mfite abantu banzengurutse tugomba gufatanya mu gufata ibyemezo. Iyo bimeze gutyo biba bibaye ubuyobozi bwa dictature. Dictature mu Kinyarwanda bayita igitugu. Ni ndiyo bwana. Twebwe ntabwo tukivuga ndiyo bwana, twese tuvuga ngo yesa. Umuntu aravuga yazana igitekerezo, aho kugira ngo ubanze ugichallenging, ubanze mukigeho, ugatuvuga ngo yesa. Iyo yesa irangiza. Mubanze mugidaba. Niyo mpamvu dufite injyanama kuva ku mudugudu, ku kagari, ku murenge, ku karere, dufite injyanama. Aho turumvikana. Uwo niwe muyobozi impinduramatwara w'umuryango wa FPR Inkotanyi. Ibi bibazo byose inzego bwite za leta zihura nabyo zirirwamo. Impamvu nyamukuru tubihoramo bikanga gushira, bikanga kurangira, ni ukubera yuko ntabwo dukora coordination, ntabwo duhuriza hamwe ngo dutekereze ibikorwa by'uyu munsi nibi, ibikwiye gukorwa nibi, ibikwiye kuvugururwa nibi ngibi.